naremwe kubw'impamvu wimbaza icyo ndicyo, niba ushaka kukimenya ukibaza uwandemye, agaciro kanjye kabarwa mu maraso, kandi ikiguzi cyanjye nukuri ni kinini, ubwo nacumuraga ntabwo yanjugunye, ahubwo atuma uwandemye ngo akize uwiyishe, kubaho mbikura kuri uwo nguwo nyine, kandi icyanteganyiriza ni cyiza n'ukuri, sinabayeho ku mpanuka, sinabayeho kubw'ingorane, icyo ntabaye cyo nakibereye muri we, kandi kwihereza zanjye ziwacu mu ijuru, ndi uw'igiciro cyinshi w'impimba amazina, kuko kuyanyita ari byo bipfo by'icyo ndicyo, umuzungu umwirabura n'ibindi nk'ibyo, nasanze ari amahimbano narabirenze ibyo, icyo ndicyo n'ikindi gisumba uko ndeshya, sinibara ry'ururuhu oya oya oya, uwo ndiwe ndi umwana w'Imana rurema, ubu ndashima Imana yo yangize icyo ndicyo, sinabayeho ku mpanuka, sinabayeho kubw'ingorane, icyo ntabaye cyo nakibereye muri we, kandi kwihereza zanjye ziwacu mu ijuru, nawe utaramenya amateka yawe burya yarayahinduye, nushaka ubyemere, nubwo kubigeraho bitari byoroshye, ariko yarabikoze ujye umushimira, shyira hejuru uririmbe iby'iyo nsinzi yawe, aho guta igihe kubitagira umumaro, ibyabaguhimba amazina ubihorere, ahubwo ujye ubaratira icyo yakugize cyo, sinabayeho ku mpanuka, sinabayeho kubw'ingorane, icyo ntabaye cyo nakibereye muri we, kandi kwihereza zanjye ziwacu mu ijuru. Haleluya bene data, Yesu ashimwe cyane, Imana ibaha umugisha. Ni Pst Protais wifuriza amahoro y'Imana. Imana rero ikomeze kubagirira neza, ikomeze kubunganira mu byo mukora, Imana ikomeze kubashyigikira, ikomeze kubambika imbaraga, ikomeze kubatabara, ikomeze kubarinda mu bihe bitoroshye, kandi Uwiteka Imana asohoze umugambi we ku bugingo bwanyu mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, reka dusenge hanyuma dusome. Mana, turagushimiye kubw'uyu mugoroba mwiza, kandi tugushimiye ijambo ryiza ugiye kumanurira ku bugingo bwacu. Nyemerera rero wigaragaze nk'Imana, kandi urikoreremo imirimo n'ibitangaza rihembura ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami, turasoma ibice byaho 6, ndetse dusome duhereye ku murongo waho wa 15. Haravuze ngo maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse mu gitondo
arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Haleluya. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze, muhumure amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Amen. Imana y'amahoro ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Nkuzaniye ijambo nahaye umutwe uvuga ngo humura urarinzwe. Imana iguha umugisha. Mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya ibice 55 umurongo wa 10 n'uwa 11 hatubwira ko ijambo ry'Imana iyo rimanutse ritaba rije ubusa, ahubwo riba rifite misiyo, riba rifite ikintu kirizanye. Bivuga ngo niba dusomye ijambo rikaba rije rivuga ngo humura urarinzwe, ni ukuvuga ngo hari abo Imana yamaze kwitegereza ibona bafite ubwoba, kandi ko kwibateye ubwoba birahari. Ariko nagira ngo nkuzanire ijambo ry'Imana rivuga ngo humura urarinzwe. Nubwo ibiteye ubwoba bihari, ndetse wabikubise amaso, ndetse umutima wabyumvise, ndetse bimwe watangiye kubibona, watangiye kubona ibimenyetso bigaragaza gukorwa n'isoni, watangiye kubona ibimenyetso bigaragaza ko utazagubwa neza, ariko reka nkumenyeshe ko urinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Twihuse rero dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ku bantu babiri, nubwo turi bubonemo n'abandi, niba ngombwa turifashisha n'indi mirongo dusome, ariko ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Turaza kuvuga kuri uyu musore Bibiliya tubwiye hano w'umunyabwoba, utari uzi ko arinzwe, ariko nyamara uburinzi buhari. Turaza no kureba ku mugaragu w'Imana Elisa, wari ufite amakuru ku Mana, yari azi neza ko arinzwe, yari azi neza yuko Uwiteka atamutererana. Ntabwo yaterwaga ubwoba rero n'ibimuhagurukiye, kuko yari azi neza ko umurwanirira aruta ibimurwanya. Ijambo riratubwiye ngo umugaragu arasohoka. Yari umugaragu wande? Yari umugaragu w'uyu mugabo witwa Elisa. Elisa muzirikane ko ari wa mugaragu wa Eliya, wari warigiye ku birenge by'umuhanuzi witwa Eliya. Muhizirikane ko bagendanye igihe kirekire, ariko bajya gutandukana igihe bambukaga Yorodani hakoreshejwe umwitero wa Eliya. Bamaze kugera hakurya, ijambo ritubwira ko Eliya yabwiye Elisa, aramubwira ati noneho nsaba icyo ushaka urakibona utaratandukana nanjye, ntaragukurwaho. Arangije aramubwira ati mu by'ukuri jyewe ndasaba imigabane 2 y'umwuka ukuriho. Muzirikane yuko uyu mugabo bita Eliya yari umugabo wari warakoze ibitangaza byinshi cyane. Eliya yari yarahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6, arongera arayihamagara, arayigarura mu gihugu, igihugu kirongera kiratoha, kirongera kigwamo imvura. Eliya yakoze ibintu byinshi cyane. Eliya yishe abahanuzi ba Bali. Eliya yahanganye n'ibintu bikomeye cyane, yahanganye n'umwami bita Ahabu. Eliya yari yarakoze ibintu byinshi. Hanyuma uyu mugaragu we bita Elisa baragendanaga akareba imirimo n'ibitangaza uyu mugaragu w'Imana bita Eliya w'umuhanuzi yakoraga, areba icyubahiro afite muri Isiraheli. Bajya gutandukana rero, Elisa amera nk'aho agize umugisha. Eliya aramubwira ati nsaba ikintu ushaka. Elisa arangije aravuga ati icyubahiro wagize ndi umugaragu wawe narakibonye, uko wahanuraga narabibonye, ubuzima twari tubayemo narabubonye. None ubwo ugiye ukabumbwiye kugusaba icyo nshaka, ntago ndi busabe ikintu giciriritse. Ibitangaza wakoze narabibonye, icyubahiro wari ufite narakibonye. Jyewe ndashaka imigabane 2. Ndashaka mwami impano wari ufite, mbese ndashaka imigabane 2 y'ubutunzi bwawe. Haleluya. Arangije Eliya hari ikintu kimwe yakoze, yaramubwiye ati mu by'ukuri unsabye ibigoye, icyakora numbona ngukurwaho, numbona ntandukana nawe niraza kuba bityo. Impamvu yamubwira ijambo akamubwira ngo nubona ntandukana nawe
biraba bityo, nuko Eliya hari ibyo yari yizeye kumusigira. Yari azi neza ko izi mpano yakoreshaga agomba kuzimusigira, ariko agiye kumva yumva umusore amusabye ibirenze ibyo afite. Impamvu yamubwiye ngo numbona nkigukurwaho nuko Eliya yari azi neza ko Imana ije kumutwara. Aramubwira ati wowe utumbire, nubona ngukurwaho ukabona ndenze uraza kubibona. Impamvu yamubwiye nuko yari azi neza ko uyu mugaragu we witwa Elisa nakubitana Imana, amaso ye akarebana n'Imana, Imana nayo hari ibyo iri bumugenere. Elisa aramutumbira, haza umuyaga uracukura ibitaka, serwakira murayizi, hirunda mu maso ya Elisa, ariko arihangana aravuga ati uko byagenda kose, ubwo yambwiye ngo ntumbire paka nkuweho ndabyihanganira. Byaje kurangira rero umugaragu w'Imana azamutse mu magare, abamarayika bamujyanye, ageze hejuru abona umugaragu we Elisa aracyatumbiriye, aracyakanuye, arangije ahita afata umwitero we awumanyuramo kabiri, arawumujugunyira, imigabane ibiri abagize gute, arayibonye. Amanutse kuri Yorodani, muzi yuko abana b'abahanuzi bari bahagumye bamwitegeye ngo barebe ukuntu aza guhera hakurya y'inyanja, babona afashe umwitero awukubise inyanja ya Yorodani, yicamo kabiri, arangije arambuka. Baravuga bati burya umwuka wa Eliya wibereye muri Elisa. Aho ngaho tuharenge. Hanyuma uyu mugaragu w'Imana bita Elisa, kuko yari asigaranye impano za shebuja Eliya wari ugiye mu ijuru, nawe yagiye akora imirimo n'ibitangaza byinshi. Muzi ko yahumanuye amazi, muzi ko yakijije imboga uburozi, muzi ko yavuganye n'umugore w'umushunemu akamuha umwana, akanazura umwana we wari wapfuye. Imirimo n'ibitangaza byinshi yarabikoraga. Hanyuma nawe yari afite umugaragu. Igihe kimwe ngo ingabo z'Abasiriya aziza kuza gufata uyu mugaragu w'Imana, uyu muhanuzi bita Elisa, kuko yajyaga ahora aburira umwami amubwira ati Abasiriya bagutegeye ibunaka ntuhace. Abasiriya bagahora batega umwami wa Isiraheli ngo bamwice bamugirire nabi, ariko Elisa akabibona ari i Samariya, akawutuma ku mwami ati mubwire umwami wa Isiraheli yo guca ibunaka kuko Abasiriya bahategeye. Abasiriya bagahora bahomba gutyo. Hanyuma igihe kiza kugera ngo Abasiriya barabaza ngo ariko kwaho dutegeye umwami wa Isiraheli yakundaga guca tutahamubonera, tugatahura ahandi yanyuze, naho tukahategera ntitumubone, nta cyitso twaba dufite muri Isiraheli. Ngo abagaragu b'umwami w'Isiriya baramubwira bati reka data, nta cyitso tuhagira, ahubwo bafite umukozi w'Imana, hari umuhanuzi witwa Elisa, uwo nguwo ibyo dukorera hano umurera akagambane kose tugambana, inama zacu ababireba niwe ubwira umwami wa Isiraheli ibyabereye hano mu murere. Umwami ngo arabaza ngo none se uwo mugaragu uwo muhanuzi wo muri Isiraheli mwaba muzi aho atuye? Ngo baramubwira batatuye i Samariya. Mwami arategeka ati noneho mushake ingabo, mugende ninjoro, mugende mumufate, nimurangiza mumuzane. Bibiliya iratubwiye ngo baragenda bagota umusozi. Mu gitondo ngo umugaragu wa Elisa asohotse, Bibiliya ntitubwira icyo yari asohotse agiye gukora, ariko hari imirimo ikunda kuzindura abagaragu, haba harimo gucana imbabura n'ibindi. Bibiliya ntibisobanura, ariko yari asohotse hari icyo agiye gukora hanze mu gitondo mu museso. Aragiye ngo akubise amaso ku musozi, ngo ahita abona ingabo nyinshi cyane, ahita abona amafarashi menshi cyane y'ingabo z'Abasiriya zibateye, kuko atarizi neza yuko barinzwe, atarazi neza yuko izi ngabo zibarinze zirusha imbaraga izibateye. Byarangiye asubiye mu nzu abwira shebuja, arabwira ati noneho katubayeho, turashize, nyamuneka ntiwibeshye ngo usohoke, umusozi wuzuye ingabo ziduteye, n'ibyo nari ngiye gukora ndabiretse, turashize turarangiye. Reka nkubwire mwene data, birashoboka ko hari ibiguteye ubwoba, ariko Uwiteka nagukore ku maso ubone
ubone yuko ingabo zikurinze ziruta iziguteye. Ni iki kiguteye ubwoba? Mu masezerano Imana yaguhaye hari ugukorwa n'isoni birimo, cyangwa hari ugutangwa mu maboko y'abanzi birimo? Nusanga Uwiteka ataragusezeranyije kugutanga mu maboko y'abanzi, ukomere ushikame, haraba hari ingabo zikurinze kandi zurusha imbaraga iziguteye mu izina rya Yesu. Arangije ngo abimaze kubibwira shebuja Elisa ngo aramubwira ati humura, hari ingabo ziturinze. Ariko ngo abona umwana ntabyemeye, abona akomeje kugira ubwoba. Arangije ngo arasenga, aramusengera, ngo aravuga ngo Mana ndakwinginze uyu mugaragu wanjye mukore ku maso. Haleluya. Mwene data ubona ibiguteye ubwoba, nawe ndagusengeye ngo Uwiteka gukore ku maso ubone kurinzwe. Ndagusengeye ngo Uwiteka gukore ku maso ubone ko hari ingabo z'Uwiteka zikurinze. Yenda uguhagurukiye n'umurozi ariko wawurinzwe n'abamarayika. Yenda uguhagurukiye n'ukugambanira mu kazi ariko urinzwe n'abamarayika. Yenda uguhagurukiye n'umuturanyi ugusebya ariko urinzwe n'abamarayika. Reka nkubwire, ntabwo Uwiteka ari bugutange mu maboko y'umwanzi, kuko mufitanye igihango, mufitanye isezerano mu izina rya Yesu Kristo. Arangije ngo arasenga ati umugaragu wanjye mukore ku maso. Imana ngo iramanuka ikora ku maso y'uwo musore, y'uwo mugaragu wa Elisa. Ngo agiye kubona ngo abona ngo ingabo z'amafarashi, ngo amafarashi yaka umuriro, abona ingabo zicaye ku mafarashi, abona abamarayika buzuye umusozi. Arangije ngo ahita avuga ati burya turarinzwe bigeze aha ngaha. Abona ingabo zari zibateye, zari zimuteye ubwoba, areba n'izibarinze abona ntaho bihuriye. Arangije akomeza akazi ke. Mwene data, ntihagire ikintu kiguca umugongo. Nubwo uri kumva amakuru, nubwo uri kubona ibiguteye ubwoba, nubwo uri kubona ibyorezo mu gihugu cyangwa mu isi, nubwo uri kubona ibyugarije urugo rwawe, nubwo uri kubona hari ibyo wabonye, ariko ndagusengeye ngo Uwiteka gukore ku maso urebe ko izikurinze ziruta iziguteye. Uyu muhungu ntabwo ibyamukangaga byari amafuti, nta nubwo bitari bihari, byari bihari. Yari yatewe koko, yari yabibonye ko bahagurukiwe. Nawe birashoboka ko uhagurukiwe, niko kurahagurukiwe. Ariko reka nkubwire, nubwo uhagurukiwe umutima ukaba uriho ugusimbuka wikanka, ukaba uriho urota ukabona ibintu biteye ubwoba, wasohoka umuntu akakubwira amagambo mabi, emwe ibyo uri kubona ibimenyetso. Ariko reka nkumare impungenge, nubwo wahagurukiwe, izikurinze, izigutabara ziruta ibyaguhagurukiye mu izina rya Yesu. Umusore ngo akimara gukorwa ku maso arebye ingabo aravuga ati burya koko nari ntewe ubwoba n'ubusa, ibimpagurukiye nta mbaraga bifite, ahubwo iziturwanirira nizo nyinshi. Elisa kuko yari izi neza ingabo zimurinze, yikomereza gahunda ze, arambara. Amaze gusohoka, za ngabo z'Abasiriya zari zibateye ngo ziba ziramubonye, ziramwegera. Zimaze kumwegera, umugaragu w'Imana bita Elisa aravuga ati Imana ndabizi neza ubutware ndabufite, izi ngabo zihume amaso. Reka nkubwire mwene data, ibyari biguhagurukiye Uwiteka nabihuma amaso. Uwo kugambanira Uwiteka namuhuma amaso, umurozi Uwiteka namuhuma amaso, abagusebya Uwiteka nabahuma amaso. Arangije ngo abihuma amaso. Amaze kubahuma amaso, barangije ngo babwira Elisa, baramubaza batese nta muntu witwa Elisa utuye inaha ngaha muzi w'umuhanuzi? Elisa arababwira ati iyi si yo nzira mwari guca, kandi uyu si wo mudugudu atuyemo, nimunkurikire mbajyane aho uwo muntu mushaka agize gute atuye. Haleluya. Reka nkubwire mwene data, Uwiteka guhaye ubutware bwo gutegeka ibyari biguhagurukiye mu izina rya Yesu Kristo. Ntihagire ikigukanga, ntihagire ikigutera ubwoba, ntihagire ikiguhabura. Izikurwanirira zifite imbaraga kurusha iziguteye. Yarangije ngo arabafata, arabajyana, agenda ngo abashyira imbere, ajya imbere, arababwira ati nimugire gute, nimunkurikire. Reka nkubwire mwene data, mukozi w'Imana, wowe uri kumva iri jambo ry'Imana, iri jambo urihe agaciro. Uwiteka yaguhaye ubutware bwo gutegeka ibikurwanya. Nubwo ubona biguteye ubwoba, ariko ufite ubutware hejuru yabwo mu
izina rya Yesu. Abakurwanya bafite ubutware bwa Satani, bafite ubutware bahabwa n'umubi, ariko wibuke ko Yesu yavuze ngo mbahaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni bose no gukiza indwara no gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga zose z'umwijima. Ibikurwanya wowe ufite ubutware bwo kubitegeka ukabijyana aho ushaka. Haleluya. Yobora izo ngabo ziguteye, abo bantu baguhagurukiye, uwo muyobozi wawe uguhagurukiye, abo bakozi mukorana baguhagurukiye, uwo muturanyi uguhagurukiye, mwereke aho ajya. Mwereka hajya kandi umujyana aho ushaka ko ufite ubutware bwo kuba umubitsa ahantu mu buryo bw'umwuka, akahicara, yarangiza ugakora akazi kawe ukakarangiza neza, yarangiza igihe umwicaje ukabura byaye akazajya kwicura. Nyamuneka mwene data, koresha ubutware Imana yaguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Witerwa ubwoba n'ibyo ubona. Ntabwo Imana yaduhaye umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo Imana yaduhaye umwuka wo gutegeka mu izina rya Yesu. Ngo arabafata arababwira ati nimunkurikire. Nibwo bwa mbere mbonye nibwo bwa mbere nasanze umuntu ufasha abantu yarangiza akababwira ngo nimunkurikire. Niwe muntu wakoze sekirite iteye ubwoba. Tujya tubona abapolisi, tujya tubona daso, tujya tubona n'abandi bayobozi, iyo bafashe umuntu bamuzirika amapingu bakamushyira imbere kugira ngo ataza kubacika, kandi bamwambitse n'amapingu bakamushoroza imbunda n'ibindi bintu. Ariko uyu mugaragu w'Imana bita Elisa, kubera ubutwari yari afite, yabwiye ati mwebwe nimugire gute, nimunkurikire. Mwene data, dufite ubutware bukaze kandi bugira gute, bukora. Ntago yababwiye ngo nimujye imbere, ahubwo yarababwiye ati nimunkurikire. Baramukurikira, arabatwara abageza i Samariya, imbere ya wa mwami bari bajyaga birirwa bahiga, bakorera inama ngo bamutegere bunaka, bagasanga ya umugaragu w'Imana umuhanuzi yamuburi, ngo bagiye kubona bibona imbere y'umwami w'i Samariya. Bahageze, Elisa abwira Imana ati Mana, ndakwinginze noneho izi ngabo zihumura amaso zireba ahantu ziri. Ngo azikora ku maso, zirongera zirareba, zirakanura, zibona ziri i Samariya. Barangije bibona imbere y'umwami, bagira ubwoba, bibaza ikintu cyabagejeje aho ngaho, birabayobera, bagira ubwoba, bashya ubwoba. Ndetse umwami wa Isiraheli ahari Samariya nawe agira ubwoba. Amaze kugira ubwoba aravuga ati ese izi ngabo uziyizanye ute, bimeze bite? Ese tubicishe inkota, tubagire gute? Elisa arangije abubwira ati ariko urabona abantu nzanye gutya basinziriye, baje inyuma yanjye bizanye, wabicisha inkota gute? Waba ugiye kwivunira icyo abantu nzanye nta ntambara nkoze? Ubwo Uwiteka ntakweretse ko ashoboye kuba yakurwanirira, utiriwe ujya wowe kwirirwa urwanisha amagambo cyangwa izindi ntwaro. Arangije ngo Elisa arategeka ati nimubagaburire, mubatekere, mubagaburire, nimurangiza mubareke bagende. Ngo barabatekera, barabagaburira, barangije barabarekura baragenda. Bibiliya iratubwira ngo uhereye ubwo Abasiriya bazinukwa Abasamariya. Reka nkubwire mwene data, tuza hari ingabo zikurwanirira, kandi ibyari biguhagurukiye uyu mugoroba Uwiteka bihumya amaso, biha icyerekezo aho ushaka ko bijya, aba ariho bijya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kandi reka nkubwire, Uwiteka gushyizeho igitinyiro, umwanzi wawe agiye kuguhurwa. Igihe yahereye akurwanya, noneho yabonaga yakugezeho, yabonaga yakurangije, none arabona ntacyo wabaye. Uwiteka agushyizeho igitinyiro, ndetse agiye gutuma umwanzi wawe aguhurwa burundu mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro iguha umugisha. Hari ibyari biguteye ubwoba, hari ibyari biguhahamuye, urabona nta cyerekezo, uranyura hirya ukabona umwanzi, uraca hino ukabona umwanzi, kuri mesaje ya telefone urabona umwanzi, mu magambo ubwirwa urabona umwanzi. Wigira ubwoba, ibikurwanya urabireba, mbese ufite, mbese birahari, ariko ukurwanirira arusha ukurwanya. Imana y'amahoro iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.